filime kuki abahungu burya ari mwe mwiyahura twe dufite imitima ikomeye kandi ngo ni inkundo rego urukundo rurababaza kandi ugasanga uwo muhungu niwe ngo wirirwa ucemba ibyana byinshi ngo wirirwa akinisha imitima y'abasore y'abakobwa ikarangira ari wiyahura. ni inkuru y'inzozi, ubwitange n'ukwigirira icyizere. Urugendo rw'umugore wacuruje mitiyu ku muhanda w'i Kanombe yitwikiye umutaka w'isosiyete y'itumanaho ya MTN, akaza kwigarura abakunzi ba sinema nyarwanda. Ni ubuzima bwa mukobwa Jonas Fiwe uzwi muri sinema ku izina ry'akabyiniro nka Miki, wamamaye mu gukina filimi zikunzwe ndetse amaze gutunganya izo yanditse ubwe. Uyu munsi Miki ni umwe mu bakinnyi b'abagore bafite izina rikomeye muri sinema nyarwanda, ndetse ahataniye ibihembo bya Mashariki African Film Festival bigiye gutangwa ku nshuro 11. Ariko nyuma y'uru rugendo hari amateka y'inzitane benshi batazi. Ubuzima bw'umugore wanyuze mu mirimo isanzwe ariko umutima we wicaye mu nzozi. Mu kiganiro kirambuye Miki yagiranye n'Inyarwanda, Miki yibuka ko atigeze arota kuzaba umukinnyi wa filime. Ati yewe ntabwo nigeze na rimwe ntekereza ko nzakina filime, nta nubwo nabikundaga. Nahuye n'inshuti yanjye duhuriye mu mujyi mvuye gukoresha inzara, yamperukaga ndi umukobwa ntarabyara. Arambwira ati wabaye mwiza wajya muri filime. Namubwira nti kujya muri filime bisaba kuba uri mwiza. Arambwira ngo oya, ahubwo ukuntu utinyuka wabishobora. Ni amagambo yabaye intangiriro y'urugendo rushya. Icyo gihe Miki yari umukobwa ukiri muto wahangayikishijwe no gushaka imibereho nk'abandi benshi. Gukina byari kure cyane mu bitekerezo bye, ariko uwo munsi yagize ikimenyetso kitazibagirana. Hari impano yari imurimo itegereje kwigaragaza, kuva mu bucuruzi bwa mitiyu n'akazi ko mu kabari kugera imbere ya kamera. Mbere yo kwinjira muri sinema, Miki yari amaze kugerageza imirimo itandukanye. Yacuruje mitiyu nk'abandi bacuruzi bakora sosiyete y'itumanaho ya MTN Rwanda kugira ngo abone ikimutunga. Ati inzozi zanjye kera numvaga ibintu bizantunga ari ukubyina gakondo, ariko nkuze birahinduka kuko ngeze mu myaka 3 y'amashuri yisumbuye. Mama yambwiye ko nshobora kwiga umwuga kuko nicyo kintu cyihuta kurya wahita wikorera ukabona akazi. Natekereje mu myuga yose hitamo kwiga kudoda. Akomeza agira ati icyo gihe hajemo COVID-19, noneho nanzura kujya gucuruza mitiyu. Nagiye ku muhanda rwose hano ku kigo cya gisirikare kiri hano i Kanombe, nkambara imyenda iranga aba agent. Nabikoze nk'amezi 3 ariko ndabihagarika kuko baranyibye. Ibyo ntibyahagaritse inzira ye. Yaje no gukora mu kabari kitwaga Makumba, aho yakiraga abakiriya mu ijoro ryose. Akomeza agira ati nagiye mu kabari ahitwa kwa Makumba nsaba akazi. Barambwira bati ese kukiri muto? Ndababwira nti ndi kwishakira ubuzima. Akomeza agira ati uriya Shema wanyinjije muri sinema ni naho twahuriye. Yinjiye muri sinema mu Gushyingo 2023 ubwo yahuraga na Kiramani, umuyobozi wa filime wamuhaye amahirwe yo gukina bwa mbere. Ati uriya Shema twabiganiriyeho ari mu Gushyingo 2023, noneho akajya ahora binyibutsa. Namubwiye nti nkunda Kiramani kuko icyo gihe narebaga filime za Kiramani zose. Namubwiye nti mba numva nshaka kuzasura Kiramani aho akinira filime nkareba uko abikora. Byaje gukunda kuko njya kureba Kiramani, ngezeyo nari nambaye ikanzu ngufi n'inkweto ndende, ndetse umunsi wa mbere nagiyeyo ni nabwo nakinnye filime bwa mbere. Icyo gihe yakinanye na Dr Nsabi, umwe mu bakinnyi bakomeye muri sinema nyarwanda. Akomeza agira ati ubwo bari gukina barambonye bahita bahagarara, baravuga bati dore umukobwa mwiza. Bose bahita bahagarara.
Igice cya mbere nakinanyemo nagikinanye ndi kumwe na Dogiteri Nsabi, ariko twakinnye n'ibindi bice 4. Hashize icyumweru kimwe Kiramani yamuhamagaye amusaba kugaruka gukina izindi episode, nibwo yamwakiriye byemeye mu itsinda rye. Kuri Miki uwo munsi wahinduye ubuzima bwe burundu. Filimi ya mbere yakinnyemo ni iya Kiramani, ari nayo yamuhesheje izina mu ruhando rwa sinema nyarwanda. Ariko nanone ntiyahagarariye aho, yagiye akina mu zindi nyinshi nubwo ari izindi zigeze gukorwa ntizisohoke bikamubabaza. Ubu Miki amaze gutunganya filime 5 ze bwite, izo yanditse agatunganya ndetse akanazikinamo. Yishimira cyane izo yise Igihome, Imbaraga za Mama, My Daughter, niyo ari gutegura yitwa Igeno. Nikasanga sinema nyarwanda iri gutera imbere, ariko hakiri urugendo rurerure. Agashimangira ko ubufatanye hagati y'abakinnyi n'abaproducer bugifite intege nke. Ni nayo mpamvu yiyemeje kwiga uko filime itunganywa, gufata amashusho no kuyobora ibikorwa bye bwite. Bikavuga ko kugira ubuzima busanzwe nk'umugore wamenyekanye bisaba gucunga neza igihe no kumenya imipaka ku nzozi ze zo kugera ku rwego mpuzamahanga. Avuga ko ari urugendo ruri imbere agifitiye icyizere. Miki wamamaye muri sinema nyarwanda yanyuze mu rugendo rw'inzitane mbere yo kubona amahirwe yo kugaragara bwa mbere kuri kamera. Umukobwa Jane uzwi nka Miki yacuruje Meet You, anakora mu kabari mbere yo kuba umwe mu bakinnyi ba mbere muri sinema nyarwanda. Wakoze kubana nanjye. Ubu bwari ubuzima bwa Miki twareberaga hamwe. Niba ino video gushimishije kandi subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacikwa n'ibiganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Jye mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.